ni umunyarwenya wakunzwe cyane kugeza na n'ubu akaba agikunzwe bamwita Dogiteri Nsabi. Rero tugiye kuba twamenya kuri buri kimwe cyose cyerekeye kuri uyu Dogita Nsabi mu buzima busanzwe ndetse no muri komedi ze agenda akina, aba ameze ute, aba yitwaye ute, mbese bitebye mu buzima busanzwe. Reka rero tubigarukeho. Uyu rero Dogita Nsabi ni umusore wabashije kuba yakiga akarangiza amashuri yisumbuye, abasha kuba yayarangiza dore ko yize MCB. Rero abasha kuba yavuga ati ngomba kwitwa Dogita Nsabi, ariko ntibyaje gukunda dore ko yahise agana umwuga wo kuba yakina urwenya cyangwa se komedi mu ndimi z'amahanga. Uyu rero Dogita Nsabi yabashije kuba yavuga ati uko byagenda kose ngomba kubaho kandi nkabaho neza. Ntibyarangiye bityo dore ko yabashije kuba yagerageza kuvuga ati kandebe uburyo rero nagana sinema nyarwanda nkabasha kuba nakina. Nibwo yegereye uwo bita Danizo, abasha kuba yamubwira ati rero mfite impano yo gukina, ati rero bikunze twakinana ukabasha kuba wareba uko bimeze. Ntibyatinze rero yabashije kuba yakinana na Danizo, ariko dore ko ibya Nsabi bitigeze bitinda habe na mba. Ni nyuma y'uko barangije gukinana hasize iminsi abasha kuba yafungura channel yitwa Irebero TV, abasha kuba yasohora amavideo ye agiye atandukanye n'abandi benshi bagiye batandukanye. Bigeze nyuma rero umusaza Vision bije yabashije kuba yamugana, babasha kuba bakora ikintu gikomeye cyangwa se bakereya umurongo ukomeye cyane, babasha kuba bazamura n'izindi mpano nyinshi zigiye zitandukanye, ariho hagiye hagaragariramo izindi mpano nyinshi zigiye zitandukanye. Ntibyatinze rero uyu Dogita Nsabi bitewe n'ibintu yakoraga byiza kandi bifite ubutumwa, yabashije kuba yahura na Kiramani Nsabi avuga ati Kiramani nta nubwo yabashije kuba yangura, ati twarahuye duhita duhuza, ati nta bintu byinshi byahise bijamo. Dogita Nsabi rero byahise bizamuka bityo akaza akina n'inkinamico kuri RBA, agakomeza agakina na filime cyangwa se komedi ze, akabasha kuba yabifatikanya bikabasha kuba byamwinjiriza. Si ibyo gusa kandi rero uyu Dogita Nsabi hariho abantu benshi bari kugenda bamushimira ubu ngubu, bagenda bavuga ati Dogiteri Nsabi uri umuntu mwiza, ati uri uw'agaciro kuri iyi si, ati hari benshi ugenda ufasha. Twavuga nk'abakinnyi ba komedi mubazi kuri TikTok ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, babita Twiri Comedy, dore ko Nsabi yabashije kuba yabashingira cyangwa se yabashiraho agafondasiyo, akabasha kuba yabasharinga akabakundisha abandi muri rusange. Rero ubona ko ari umuntu ufite umutima mwiza, dore ko mu buzima busanzwe Nsabi akunda kwiyumvira indirimbo zituje za gospel cyangwa se iz'Imana. Mu minsi ishize rero niho Nsabi bamubwiye ati tubwire akari ku mutima, tibasha kuba waturirimbira akaririmbo wifuza kuba wadutura. Dore ko yaririmbye indirimbo ya Israel Mbonye avuga ati reka mbabwire yaminduriye izina Ema irindi risha. Ni indirimbo rero nziza cyane ya Israel Mbonye, ubona ko Nsabi afite n'impano yo kuba yaririmba, dore ko yaririmbye neza avuga ati Imana yarakoze cyane. Dore ko Dogita Nsabi mu buzima busanzwe akunda gusenga, akunda Imana, agakunda abantu muri rusange. Rero sabo gusa bagiye bamushimira, twavugamo
n'icyamamare gikomeye kiririmba indirimbo zigiye zitandukanye, akaba ari n'umwanditsi w'indirimbo wandikira ba Vestina na Dorcas, bamwita uwo bita Niyo Bosco. Uramuzi cyane, biragoye ko utaba umuzi. Mu minsi ishize nibwo yakoze ubukwe, yabashije kuba yashimira Dr Nsaba amubwira ati warakoze, ati uri umuntu mwiza, ati byaranunguye cyane, dore ko mu ndirimbo yaraherutse gusohora, dore ko Nsabi yayimukoreye ku busa, nta mafaranga namwe yigeze amusaba, avuga ati ni ibintu birenze cyane, ati dore ko abandi bayansabaga ahubwo mbere. Rero nshuti, twakomeje kubona iki kiganiro, mwese kuri mutarakora subscribe, yikore kugira ngo ibintu biganiro byiza tuzatubagezaho bize bagera ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.